baramubwira ngo twebweho tugaburira ibiryo by'ubwami, tuduhe inzoga z'ibwami, tuzarya ibishimbo turezeho amazi. Uzi ukuntu bitera inzoka? Ibishimbo karezeho amazi n'ibijumba, ibintu bidahuye. Baravuga ngo nizo tuzarya. Uwa barababwira ngo twoja gupfa ngo tugirana, arababwira ngo baramubwira ngo tugerageze iminsi 10 gusa, ngo iminsi 10 irangi babashize imbere y'abantu babona nibo ba mbere kuba beza. Oh haleluya! Tugakunda ibiryoshye tukiri muri ubu buzima. Esabo nurengoruma. Usiko nicaye hano mwishuri kujambo reka nibabwire. Nabwiye ngo mbabaze, mbese igihugu uri mu guharanira kujamo, ndavuga sivuga iciju, ndavuga hano hanze, waragisengeye wumva uzokomeza guhura n'Imana. Bibaye ari ibyo uzashika ugatimana, wazamuka ugasubira muri Kongo ugapfukura imukristo, uzisigara imyaka ingahe? Uzisigara imyaka
buriya muzamubona mu materaniro muzamunkura nane nkabakuru iyo habonetse kirogoya abara ikibazo kiba kibaye nasubira kubikora ndagenda mukoreho umuntu nankorera data azamuha icyubahiro umuntu nankorera akurikire Yesu ndavuga inyungu zigera kuri zimwe icyambere iyo umuntu yakoreye Imana iyo umuntu arimo akorera Imana isimumenyesha icyo yanga n'ikikunda Imana isimumenyesha icyo yanga n'ikishaka umukristo utaba mu kumenya icyo Imana ishaka ntabwo akorana n'Imana akorera mu marangamutima ye akorera mu byifuzo bye ariko ntakorana n'Imana. Haleluya. Iyo umuntu akorera Imana ikimenyetso cya mbere Imana izi kugira ngo ibisibyo ikakubwira ngo ariko ibindi byo Imana ikakubwira ngo ibindi byo ugomba gukora ikakubwira ngo ariko ibindi ukabikore. Haleluya. Ntaba mu buzima bw'igihongere ntaba mu buzima bwo kwakira ibindi byose ntaba mu buzima bwo kwakira ibibonetse byose ntaba mu buzima bwo kuza no gufata ikibonetse cyose. Yusomye muri Bibiliya Itangiriro ibice 39 Itangira ibice 39 umurongo ndibwira ko ari wa 10 Bibiliya zitwara ku musore bitwa Joseph cyangwa Yosefu ajanwa ari umugurano agera mu gihugu kitari kiwabo mu gihugu cya Egiputa aragenda agera kwa Potifari ariko nubwo yavuye iwabo i Buyuda yarazi neza ko hari Imana yanga n'ibyo ishaka. Imana yari yamumenyesheje yari yamuhaye kumenya guhitamo neza. Ngo aragenda agezeyo Bibiliya iravuga ngo umukozi wo mwa Potifari umugore wa Potifari ngo aramwifuza ngo basambane araza mubwira irya mbere aramubwira ngo ibintu zo muri uru rugo byose ndabyemerera uretse wowe gusa kuko uri umugore wa databuja kandi muri ubu ntacyo databuja yani bene data muzi ko muri uru rugo ntacyo Imana yatwiye muzi ko muri uru rugo tubayemo rw'Imana ntacyo Imana yatwiye. Pawulo yandika Abakorinto aravuga ngo abantu badutekereza ko turi abakozi b'Imana abantu beguriwe ubwiru bw'Imana ibisonga by'Imana tubikijwe ubutunzi bw'Imana. Oh haleluya. Tubikijwe ubutunzi bw'Imana ntabwo ibi ngibi tubikora gusa gupfa kubikora ahubwo turi abatunzi babise ubutunzi bw'Imana. Ngo aragaruka arasara aramubwira ngo ntibishoboka kubera yuko databuja yaranyizeye ampa ubutunzi bwo muri iyi nzu nta na kimwe yanyu ukuye wewe kuko uri umugore we. Amen. Ukuye wewe kuko uri umugore. Bene data hari ibyo tuzabazwa hari ibyo twemererwa hari n'ibyo tutemererwa hari ibyo Imana itwemerera ariko hari n'ibyo itatwemerera. Oh haleluya. Hari ibyo itakwemerera uri umukozi w'Imana hari ibyo itakwemerera waramaze kugera aha hantu. Ibintu zo kuvanga ntabwo ari byo. Ufate hirya no hino nurangize kudusimbira hano ufate hirya no hino nurangize uze kumuvuga gutumwa aha ngaha. Hari ibyo twemererwa n'ibyo tutemererwa. Umuntu nankorera ankurikira. Iyo dukurikiye Imana twikurikira gusa n'Imana twejejwe nkayo twaba mu ntege nke ariko twazivamo twaba mu mbaraga twaba mu buryo butandukanye bw'Imana dushakamo ariko icyangombwa ni ukumenya icyo wemerewe n'icyo utemerewe. Ngo aramuhakanira aramubwira ngo ntabwo ari byo arangije ngo umugore wa Potifari ngo agiye kumufata umuhungu ariruka arahunga ariko ngo asigarana ikoti arangije ngo asohokana rya koti hanze avuza akarura avuga ngo dore wa mugurano mwazanye dore ukuntu yashatse kunsuzugura
agize ngo arahunga ndamufata. Ntabwo Yosefu yari kugira ikindi yireguza kubera yuko nta mugabo wari uriho cyangwa umuhamya wa gatatu umenya ibyabaye. Ngo baramufata bamujyana muri gereza. Imana iva mu Potifari ijya muri gereza. Imana izijana n'abakozi bayo iyo uri umukozi wayo bwite. Ntabwo Imana iturebera mu gisirikare, ntabwo Imana iturebera mu ivugabutumwa, ntabwo Imana iturebera mu gipasiteri, ntabwo Imana iturebera mu muryango. Imana iziturebera mu gukiranuka no kumva ubushake bwayo. Oh, haleluya, amen. Umuririmbyi aravuga ngo umwana muto wese uzi gusenga Imana, usenga Imana byose, uzi gusenga Imana, aravuga ngo ntabwo azagira ubwoba. Gerardine bagiye kuririmba aravuga ngo niyo kabara agakombe gato ngo ariko gasenga Imana ngo ntugapfe kukavomera. Hari Imana si Imana ziba ziri kuri we, hari ububasha bw'Imana buba buri muriho. Oh, haleluya, haleluya. Bw'Imana igituma abantu benshi bavogera uko bishakiye, Satani akabavogera uko bishakiye, nuko baberekeye Satani. Imana ishimwe. Ndakubwira ndakumenyesha ko mu bintu Imana irashaka kugenda ukiranutse, irashaka ko iboneka abona uri umukozi w'Imana. Hari izo wanga, hari izo waretse, hari izo wateye umugongo, hari izo wahakanyo, hari izo wamutesheje inshuti, hari izo bitubuza inshuti. Abari inshuti zacu tukabareka kubera yuko turahanga turarura tituryoheye isi. Haleluya, ntabwo turyoheye isi, turahanga ngo turyoheye isi. Oya, turahanda. Umukozi w'Imana azahanda, umukozi w'Imana azarura, umukozi w'Imana azarura akanga bikamenyekana ko yanze. Nigeze kuva aha umwana kuvuga icyo kintu ariko ndakifuza ko yakokije. Nja ahantu hano mu Rwanda nari ngiye kwigisha mwene data yari yahagaze kubyara nk'ibigwa amaze kuva aranga ku bana babiri. Ndagenda nakumwigisha, nicaza n'umugore we ndabigisha, ariko umugore we yabishakaga ariko umugabo atabishaka. Ndamwigisha umugabo bari imyaka ngo twe twakiriwe muri 40, ariko nta mpinduka ziri kubera yuko bagiye bafata. Umunsi mukabona ari inyomza, undi munsi ukabona afite iyindi shusho, undi munsi ibintu byo kwiganiriza bishya. Ariko ngo arahanga. Imana ngo ihaguruka mu Potifari yinjira hehe? Yinjira muri gereza. Wageze muri gereza igikundiro cy'Imana kimubaho, ngo wari umukuru w'abacunga, ngo aravuga ngo uyu nguyu niwe ukwiye kuyobora abantu. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya. Bakuzamura, haleluya, haleluya. Uyu niwe ukwiye kuyobora abantu, ngo ayobora gereza. Muri ijoro naraye ndirimba, yari indirimbo yanjye nanjye sinabimenye. Umva igitero cyane nagumyeho. Mbese mubona bizamera bite? Yesu umwami natwakiriye hamwe n'abamarayika be twadukumbuye. Nabonaga ari iteraniro ritingiye kandi ndirimbira hagati, ariko twari tunezerewe. Ariko icyantangaza nuko nabonaga abo turimo turirimbana nkabona bameze nk'iryanjye. No, kibaza ngo se ko numva nanezerewe, numvaga nashize neza uko nari meze hano, kuko nanezerewe numva nabaye nk'ikinya umubiri wose, niko nari meze nijoro, numva nanezerewe nabaye nk'ikinya. Ariko nitegereza abantu nkabona banezerewe, ariko bafite utuntu n'utundi, bafite nk'utwenge, bafite nk'amayeri ko barakorana amayeri. Ariko birashoboka ko atari aya materaniro yari ayandi. Bene data reka mbabwire, tuvangure. Hari ibintu biteye isoni. Pasiteri yigeze kuvuga, aravuga ngo hari ijambo nasomye hano, barasomye turi mu kiriyo hari ibi hanze y'agasigara ibo n'abarozi n'abakunda kubesha bakabikora, kandi ibintu bizaba bikomeye kuri uwo munsi. Ni ibintu bibiri, hazaba isoni zitarabaho
icyo ni kimwe. Cya kabiri ngo habe ubwoba butaraba. Igitangaje nuko tuba tuzira. Nzambaza Jerome mubwira ko wabonye runaka twari tubana burya twasirimbanaga kuriya yari ameze ntabwo twikiraga. Umuroza ndaba yikoreye agakono ke burimo umusambanyi bizaba bikishishe bizaba biri kumugaragara amaze igiteye ubwoba igiteye ubwoba ni kimwe wewe nk'umuntu w'umukozi w'Imana tuzi iyo tuvuze abakozi b'Imana abantu baba pastor n'abandi umukozi w'Imana n'uwakiriye Yesu nk'umwami wewe nk'umukozi w'Imana tukazakubonana uri umusambanyi kandi soba dufite ubwenge kandi mubwira ngo abantu soba turaba soba twako tuvugana n'uyu mugabo mubwira ngo twawe runaka twabanaga mu ntambwe yamubwira ati naramubonaga naje mubwire ngo naramubonaga ngo dore ibisarimo ngo dore ibyo yabaga mu n'ubwo wamubona bene da umukristo azaga icyo Saduraka Meshaki na Abedenego bageze i Babuloni muzamubwira ngo nibo bari abayuda gusa oya bari abayuda ari benshi bari baragiye ubunyage ari benshi ariko batatu na Daniel wa kane ngo babadistingue batandukanywa n'abandi ngo babitegereje babona abanyabwenge ngo baravuga ngo abo bahugura bakabigisha ururimi rw'Abakarudani hari icyo bogeza ku gihugu ngo bajana ukwabo babizera nk'abantu bazabafasha bashitse icyambere itangazo batangarije bagaburira baramubwira ngo twebweho tugaburira ibiryo by'ubwami tuduhe inzoga z'ibwami tuzagira ishimbo turenzeho amazi uzi ukuntu bitera inzoka bishimbo karenzeho amazi n'ibijumba ibintu bidahuye baravuga ngo nizo tuzarya uwaba arababwira ngo twoja gupfa ngo tugirana arababwira ngo baramubwira ngo tugerageze iminsi 10 gusa ngo iminsi 10 irangiye ngo bashize imbere y'abantu babona nibo ba mbere kuba beza. Oh haleluya tugakunda ibiryoshye tukiri muri ubuzima esabo n'urengoruma usiko nicaye hano mbishuri kujambo reka nibabwire nabwiwe ngo mbabaze mbese igihugu uri mu guharanira kujamo ndavuga sivuga iciju ndavuga hano hanze waragisengeye wumva uzokomeza guhura n'Imana bibaye ari ibyo uzashika ugatimana wazamuka ugasubira muri Kongo ugapfukura imukristo uzisigara imyaka ingahe uzisigara imyaka ingahe turaba Kristo ko turajamira ko turajamira upfa kugenda mu gihogere gusa uzamanga mutegura igihugu mwanje. Ijambo rya kabiri twihute Imana irakurinda iyo wamaze kumukiranuka baravanguye ibintu neza ibintu biri ku murongo Imana ikavuga ngo nguyu umukozi wawe nguyu umukiranuka wawe nguyu wa numva turi kumwe tujana amanywa n'ijoro. Oh haleluya unyakira cyane kwa Mungu haleluya nguyu umukiranuka wanje nguyu watujana ku manywa n'ijoro yakwitangira zuri mu bitatu kamanura kiranuka yakwitangira zuri mu ruvunga zo kamanura kiranuka. Numara ngo ariko umuntu yobasha gukiranuka gute izo ntege nke zikuzuye n'ubundi wese ziramwuzuye ariko reka nkubwire Pawulo aravuga ngo zaganira ati intege nke zanjye ngo kugira ngo Imana zihindure mu ijuru Satani ntakakubesha ariko intege nke ndimo oya nushaka kuzimenya nibwo buzima bwawe iyo wamaze gushira ibintu ku murongo nta kibazo kiri imbere yawe Imana izikora uburinzi ikakurinda. Matimba nigeze kubona bari abagore bane akazamuka buri mugoroba ngo bagiye gusenga mu butayu buri mugoroba bagiye gusenga mu butayu ukeyingira amatsiko nk'umupasiteri ndabasanga ndababwira ati nari nkeneye ko tuganira sawa ndababwira ati ariko mfite amatsiko umwaka mumaze cyangwa amezi agera kuri 6 muzamukuru ya musozi mugiye mu butayu icyifuzo mufite kitarasubizwa ni iki atuva pasiteri ati rata wowe tuzatukubona ufite amahoro atuzabaruzi bari aho ngaho icyo turo gusenga Imana ngo iturinde. Oh nicyo cyifuzo mufite ati ugaca mukagenda ugaca mugasubirayo ugaca mugasubira ati none kambabaza kantu kamwe none siyo bukeye mu gitondo ko mugira abana hari ubwo umwana azaza akakubwira ngo mama uyu munsi wirwa undi atoyo none ko iyo utashe
umwana umwe gusita musanze mwanduzo niba uzubaza ukabaza ngo ese yagiye ko mufite imbabazi z'abana banyu si uwo mu ijuru ntafite izanyu nta bindi byifuzo musengera icyo ngicyo mu gitambuke kuko ntikigezweho. Buriya muzamubona Satani agira amayeri ateye ubwoba, azagenda agashinga icyapa yamara akakibasigaho mugasigara mukireba mukakireba abandi bagakomeza wewe uri kuri kucyaca ngo kurasengera ngo Imana ngo indinde Imana indinde ugahera ku wa mbere ukageza ku cyumweru kurabwa Imana kuri yakurinze kera iminsi yawe iranditse nta kizarengaho nta nikizagabanuka ariko ngiye kukubwira ko Imana izirinda. Bibiliya iravuga ngo izirinda ikaturinda niza ikaturinda n'amagufwa yacu atagira gute atavunika. Ambaye urugero rw'umugabo witwa shobora kuba bizenda namubwiye ariko twongere tumwibuke umugabo wabaga ifizi witwa Duni n'umubere Duni yari umunyamasengesho akaba n'umupasiteri arangije ngo hazaricara aravuga ariko ibi bintu uyu muntu uri mu gusenga ibyacu bigapfa nini ngo baza baravuga ati ko bikosa ashobora kuba ari uyu mugabo w'umupasiteri witwa Runa. Ati none rero iri joro tuje kumwataka ntambara umukozi w'Imana yavuze yahuye nazo ati tuje kumutera ngo barangire baragenda ijoro rya mbere ngo bahageze babura inzu ngo bahasanga fondasiyo umuntu umutekano w'abana b'Imana wowe ugatangira ingufuri ya mbere hejuru ya kabiri hagati iya gatatu munsi simvuze rwose ngo mureke kuzishira ushire ingufuri ariko sizo ziri mu ibyiringiro byawe ngo ijoro rya mbere bagiye ngo basanga ni fondasiyo ngo bakagenda bagaheza hano bagasoza bakagenda ariko aha ko ari ho yari kandi bwije inzu ihari none zagenze gute ngo barataha mu gitondo bavutse n'amatsiko menshi ngo babone inzu irahagaze nivuga atari kubi nibi Doniya umupasiteri umukozi w'Imana yari aryamye asinziriye aguwe neza. Dawidi yaravuze ngo zaryama asinziriye nizibuye ngo kuko Uwiteka ariwe mahoro yacu ngo bukerindi baravuga ati none uyu munsi ndandukira ngo bagiyeyo ngo basanga yanzu ye kirareremba mu mazi nk'ubwato bavuga ati ariko amazi yahangaha avuye ko tuzi ko ikiyaga kibibaraka aha cyaje gute Imana yo mu ijuru yari yahinduye amaso yawe. Haleluya. Ubwa gatatu ngo basubirayo bashite basanga umuzamu uko bazenguruka inzu n'umuzamu n'itara nawe arizenguruka ngo baburaho banyura mu gitondo n'uno baravuga ati ariko tuje kubaza agira umuzamu ngo barinjira bamubera umushitsi baramubwira ati pasiteri baramuganirije barangira ati ubwira umuzamu wewe aha hantu pasiteri ati nta muzamu ngira bararebana bageze aho babwira pasiteri ati tubwire ukuri twamenye kugira Imana iruti yacu. Oh haleluya. Twaje ijoro rya mbere turizo twaje ijoro rya kabiri dusanga kiraremba mu mazi twaje ijoro rya gatatu dusanga hari umuzamu hari imbaraga z'Imana ziruti zacu niyo mpamvu dupfukama kugira ngo twihane bene datareka ngubwire ngo uburi iyo wabaye umukozi w'Imana nyakuri. Oh haleluya. Imana ikaba mu buzima bwawe nawe ugafata ubuzima bwawe ukabubitsa Imana izikurinda. Oh haleluya. Amen. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Imana izikurinda, Imana irinda ubuzima bwawe. Imana yarize Eliya mu kibazo gikomeye. Bibiliya itubwira ngo arangije kwica abahanuzi b'ibinyoma ngo arahunga. Imana yamubwira ngo hungira ku kagezi kitwa Serafati ku kagezi kitwa Kereti ngo nuhagera nzategeka ibikona. Bene data reka mabwire igituma Imana idategeka iby'iwawe urahantu atari neti wawe ubuzima bwawe nta neti wawe nzategeka ibikona nzategeka ibikona bize bikugemurira mu bintu bikunda inyama ndibwira ko ikona kibamo ariko cyara kigemuriraga kagemura Eliya ku kagezi ngo yarangiza akarenzaho amazi ya Kereti ngo aba muri ubwo buzima aratuza. Bene data hari igihe tuba mu buzima bumeze nk'ubu ariko cyane cyane iyi Imana yatwishimiye. Imana igategeka ibyacu, Imana igategeka ibiduhagaritse imitima, Imana igategeka ibiturwanya, Imana igategeka inzara ikava mu rugo, Imana igategeka ibitekerezo bibi bigasohoka abantu bagahabwa ubuzima bwo kwizera Imana.
Oh, haleluya. Imana ni yacu. N'uyu munsi kirakubwira amatuza ndategeka ibyawe, ariko dore ihagaze ku muryango irakubwira ngo nkingurire dusangire. Sangire nawe amarangamutima yawe, sangire nawe ubwo bwoba bwaguteye. Sangire niyo naratangaye. Umuntu akamara imyaka 50 arya mu gitondo na nimugoroba. Umunsi umwe Satani akamumuzukira akamutera ngo noneho turariye se ngo ejo tuzarya, kandi akabikwemeza n'ibyo wariye ahubwo bigashira mu nda vuba. None se ngo turariye ngo ariko ejo tuzarya. Iyo mibare ninde wayigukuriye? Umunsi akagezi gakama kuko bizabaye akagezi karakama. Eliya Imana yasubira agarukira amubwira ngo Eliya we nubwo akagezi kakabye hari ubundi buryo ubwami Sarafati hari umupfakazi nataguje ubasha kugutunga kugeza ubutayu burangi. Oh haleluya, oh haleluya. Hari Imana igomba kudutunga no peresa la porega tugomba twisebe muri ibyo aravuga ngo naho nabura inshuti nziza ni Yesu Kristo wenyine. Iri jambo ryahindura ubuzima bwawe. Nicara aha hantu hari akandi kantu nongereho ndandika ndavuga ngo reka ndababwira ijambo rimwe gusa wakumva ryohindura ubuzima bwawe. Ijambo rimwe wakumva ryo gutinyura ubuzima busa nk'ubugoye kandi bukakaye. Hari Imana ikise n'ikindi turimo dutera. Imana yamubwira ngo Sarafati akameze ngo gakamye, hari igihe akameze kaza gakama ukareba bari inshuti ntibabakira inshuti akazi wari utegereje ntibikunda. Ubuzima bwari buzima bukarwara ukabona iburyo n'ibumoso ukabona nk'Imana wareba imbere n'inyuma ukayibura. Yobu yigeze kuvuga ati narakubuze nereze iburyo bwanjye ndakubura, nereze ibumoso ndakubura, nereze inyuma n'imbere ndakubura. Aravuga ngo ariko nubwo woza wenyine ntakwibonera n'amaso yawe nkabona uhagurukanye inkota ngo nyice ngo norinda apfa nkikwizera ubwibone. Ariko uyu mugabo yari yarizeyemo kagira Imana. Kama rafiki wakosa tutaamini tu. Imana yacu ni Imana y'ibihe byose. Yigeze uterwa n'inzara mbica imirongo turaburara umunsi wa mbere mu rugo n'abana. Tuza nkondera abagore azama ubwije abona kumwirira ngo imuze ngo none se turasata uburare mvaye none se kurambira byo babonye hari aho nahize turaburara byakuba. Umunsi wa kabiri turasata turaburara arambwira ngo none ngo abana ngo ntibarya aho ntibarya nyine twese urabona hari ibiryo bihari ahubwo sasa turyame nta biryo turaburara. Umunsi wa gatatu mbwira umugore ndamubwira ngo ngiye mu butayu nje kuvugana n'Imana aho gatoye ndikuyibaza ibiryo byagiye. Ibiryo biri hanze no muri isoko, uzi ibiryo biri muri isoko none ko turaburara hano. Ndagenda nja mu cyumba muzi ko nasengaga Imana nabwira ngo Mana abana bakeneye kawunga nacyo kaje tukeneye ibiryo. Akagezi gakari kakana ariko kazaga kamara rimwe na rimwe Imana ifite mu bushaka ishaka ngo irebe kwizera kwawe. Ubuzima bwanjye sinzi umuntu wese agira uko abana n'Imana. Ndashaka nkandika nkayibwira ngo uzi gusoma wisomere dore ibyifuzo byanje mare ndiryango. Imana izi gusomira zirasoma saa 6 z'ijoro njyamye sinzira numva abantu barakomanze babiri bakihagera umwe ahita aryama undi arasenga. Asenza arambwira ngo ufite ibyifuzo bingana gukereka mbikubwire. Atangira guhanura aravuga ngo icyifuzo ufite cy'inzara umva uko kimeze. Imana izakubwira umuvuga gutuma ukomeye bihuye na kawunga ibintu bidafitanye isano ndagira kandi muzoza ubwiriza ngo usa naho warya firite uza kumubwira firite waburaye ukuntu bimera nabi inzara isa nk'iyongereye. Uzoza urya firite ngo uzoza umera nk'uriye firite ariko iruzo bizashirana nubwo uzozana ibitoyi ariko ivuga butumwa rizakomeza niryo rizakugaburira. N'ubu duturwe n'ivuga butumwa murabona mbayeho nabi. Ivuga butumwa yigisha abana, ivuga butumwa ryubaka amazu, ivuga butumwa rikora byose. Haleluya, haleluya. Iyo twizeye Imana
tukaba tutayiharikanyije n'ikindi. Sadraka, Meshaki na Abedenego baravuga ngo twebwe icyo kigirwamana washyize mu gisirira cya Dura twebwe ntitwakiramya. Haleluya! Ntabwo dukoze Abakaludaya bene wanyu babikora, ariko twebwe tuzi Imana y'i Buyuda. Ariko Imana murayibuka ni ya Mana yacu. Muzanibuka ndi ku nkombe za Rwiko twara abantu babiri turi mu butayu turimo dusenga. Umvuko ijambo ry'Imana Imana yatubwiye uwo munsi. Imana yatubwira ngo muri mwebwe mwembi ngo mwagiye kujya mu gihugu cy'u Rwanda ngo mwivuga ubutumwa. Ejo bundi muri ADPR basezereye haza bene wacu baturuka muri Kenya. Barambwira ati Pastor Medal turakuzi wewe. Ngwino tube muri Kenya ngiyi sente twayigura ugende uje gushinga urusengero. Babwira ngo ari hano kavuga n'Imana n'uvuga ibiri. Kuko Imana yambwiriye kuri Rwiko mu nkombe za. Niyo nari ntegereje kwigomba kuvugira. Ibyo Imana yavuganye nawe. Imana mufitanye gahunda ibyo cyangwa n'ibyawe wihangira. Reka nkubwire ubukristo ubwo ariko bwose ujana n'icyo Imana ivuze. Ndababwira murare bararaye ndasenze Imana irishikije. Muba amarangamutima atangiye kuzamuka. Ati ngaye amafaranga turashika Kampala tugure sente tuyambukane muri Kenya. Kuri WhatsApp abana biwacu mu Minembwe barimo bandika two kubona urusengero turi benshi twangana gutya turagushaka hano. Mbere wa muntu waje kundwara ndamubwira ngo subira urari rindirimo ararara. Nijoro Imana irambwira ngo nugera muri Kenya tuzarara kabiri no gupfa uzapfa. Nije baguhamagariye muri iki gihugu bivuga butumwa riracyakomeje. No, alezala pomela. Tumuga fakuganda muri abakozi b'Imana. Mukagenda mubwira kugira hino kubwira n'amaranga mutima mesha ategereje. Yari umunyamasengesho nkana. Ategereje ko yaje kumbwira ibintu nziza kandi zari nziza bari batekereje neza abana batatu. Ndamubwira ngo Imana nsenga yambwiye ngo dukomeze ubuzima. Buzahinduka. Imana nsenga yambwiye ngo ya muri Kenya ni harawo umurongo wawe. Barenda bandikira kuri WhatsApp ndababwira ngo ntibikunze. Umugabo arataha agenda babaye nk'umuntu. Icyo cyamuhagurukije icyo cyamuze. Ufite Imana izivuga. Imana izikora. Bene data abantu benshi bafite Imana barimo bara. Ikintu cyose uzosumbisha Imana yawe. Ikintu cyose uzakora kugira ngo ukibone ugakoresha imbaraga zo kuriganya, imbaraga z'ubushobozi bwawe bw'umuntu. Icyo ni ikigirwamana washize imbere yawe. Imana iri kumwe nawe. Sadraka, Meshaki na Abedenego baramubwira ngo twebwe iwacu i Buyuda turahazi tuzi n'Imana yaduhamagaye. Nubwo twaje turi abanyage dukomeje kubana n'iyo Mana ntitwabasha gusenga ibigirwamana. Umwami ngo arababwira ngo niba uzabakiza amaboko yawe. Baramubwira ngo nubwo twopfa ntabwo twirira. Icyakora icyo tuzi ni uko izaturokora amaboko yawe. Ngo arangije bahegeza umuriro ngo bawugezemo bawugendamo nk'ibisanzwe. Umwami ngo aravuga ngo bene uku kuntu sindakubona. Uku kuntu kuratangara. Yewe so dukiranuka tuba abakirisitu tuje mu ijuru. Imana iradushaka ni nayo ntego kuturema ni ukubaho no kuyikorera bwacu ubuzima bwarangira tukaja mu ijuru. Ibindi ni nko kuvugura ni nko kujya mu isoko ukagura inyongera hari ibyo wari ugomba kugura. Imana izituri. Imana ibwira iramubwira ngo ngende Sarafati hari umupfakazi nataguje ngo aragucumbikira ngo kandi kugeza igihe ubutayu buzarangirira. Ngo aragenda gitunguka abona umugore umukecuru ngo uri mu senyo dukwi cyangwa utoragura ngo ari kumwe n'umwana we. Waramuhamagara ati ngwino hano. Araza aramubwira ngo genda uzane amazi yo kunywa. Umukecuru aragenda. Akigenda aramubwira ngo garuka hano. Aramubwira ngo genda umvugira agatsima. Agenda ucumbira agatsima numara kwanzanye. Aramubwira ati mukozi wiwe dusigaranye agafuka ke mu mperezo tugiye gucumba nituranga twirire n'uyu mwana gapfa. Aramubwira ati akora inegendo gacumba kaza. Baragenda agacumba arakaza ngo nutuvuta tukira twarimo aratuyaza na skora tuzana. Eliya ngo aricara akarya atitaye ku mwana uri ibumoso bwe n'umugore uri iburyo bwe atitaye ku nzara yabo ngo arakarya. Birashoboka ko umukecuru iyo arimo amanyura umukecuru akavuga ati buriya wasanga agiye guhanebura umwana.
ngo arakarya barebana n'umwana n'umukecuru ati iki gisambo giturutse he uyiwe nuwahe iba arimo akora ngo arawurya arangije ngo basingiriza igikoresho ngo awurangije pasiteri arimo avuga ngo ni muzana amaturo niko tuvuga twinshi tuvuga ngo ni muzana tutitaye ko waburaye ariko tuba dufite ibanga ry'icyo turimo tuvuga kiruta icyo utekereza tugakorera Imana imibare ngo arangije wa mugabo Eliya ngo amusigiriza aramubwira ngo guhera uyu munsi haleluya guhera uyu munsi ubu nyine ndangije kurya njye guhera uyu munsi ndangije kurya ntibizongera inzara ntizongera kubaho mu rugo rwawe ngo kugeza igihe Imana izibukira Isirayeli ikavuba imvura abantu bakongera bakabaho. Genda ujya kureba ibiri mu rugo mbagi asanga kagaseke kuzuye ifu asanga ryacupa ryuzuye amavuta ngo bararya bibatungana na Eliya ngo ubuzima bwabo muri rya zuba ryinshi ngo kugeza igihe Imana yatabariye Isirayeli. Oh haleluya! Imana izirinda abantu inzara mu buryo budasanzwe. Imana ntakinaniye, Imana izikoresha ibidakoreshwa kandi bigakunda. Bana we Lord lesala muri le baje. Mudusengesho mfite unasenga ngo ayo magambo muyumve umuntu naje bishaka mwakumvisha ayo magambo akabatunga ariko ayo magambo ko yo batunga ariko umuririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite n'ubushobozi ngo iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye titukabe mu materaniro atambuka tukibagirwa ibyo twabwiriwemo. Ndashaka kukubwira ngo Imana izikurinda ukiranukira Imana gusa ibindi byose birekera Imana. Haleluya. Ino bundi Mungu wanje mukuru yarangiye atariko yakoraga kirehe mu bwari mu segondera none bukeye haboneka umwanya mu karere kacu arambwira ngo hari umwanya ndashaka kujayo ngiye kuwupiganira. Noneho umunsi naraga kumwishyurira ishuri Kagarama nawe n'umugabo umwe w'iwacu arambaza ngo ese pastor ko mubonye muri banki waza wishyurira nde mubwiye umwana wawe none wamwishyurira Kagarama arambaza ngo ese hari mwene wanyu meya uba hano ntaho hari ministre nibura mwene wanyu baho ntaho none ubigishije umwana hariya ngo azakora iki atuwanira muri yanyu muri Sudire aba anchiteke ko ngezaho numva kantu gatangiye kwihembera buke ntabwo nyiriwe naje muri Sudire ariko guwanje ga n'umukozi w'Imana ntabwo ariko birashoboka ko ari igipindi niteye ariko reka kuvuga noneho amwiye ngo hari ikizamini no ikintu cyahise kizamo hahise hazamo rya jambo wa mugabo yavuze avuga ngo ibintu bizashoboka ariko ndangire ndamubwira ati genda dushireyo niturangiza dusenga Imana. Ndangire mbwira abana n'umugore ndabwira ngo kuga twese ntiturya tugiye kubwira Imana ikora ibyo bintu kugira ngo nihute. Imana irabikora ikizamini cya mbere yatambuka ageze muri interview yayigezeho ndi ku musozi w'amasengesho Uganda Kampala. Numva arampamagara arambwira television niho tuzakora interview kandi n'icyemezo sinakibona gira icyo ukora rero hari ikindi nawe cyo yarambwiye n'icyo gihe nabwira ati umubwiye turi ahantu heza reka tuze tubwire Imana twari batatu dusenga Imana kiri mu nzira ntashe arambwira ngo akazi barakampaye ubu ni hakora Imana yacu yo duhindura amateka twayikorera. Imana yacu kiditekereza kuko dutekereza agaciro n'abagaciro gato. Ejo bundi umuhungu wa kabiri ashoje yararangije mu butaka nawe arasakanda arambwira ati tugiye mu bizamini. Namubwira ati genda wowe gusa cyangwa ngo dusenge. Turasenga bakorana abantu 300 barenga azari uwa kabiri barangije barira muri interview arambwira ati aha niho hakomeye. Arambwira ati cyo nta kibazo cyangwa ngo nuko twabwiye Imana reka dusenge. Dusenze Imana irambwira ngo akazi nakindi. Nabonye haza umupapuro birumanuka imbere yanje akambere mbona gatwawe n'umuyaga asigara kangarambira ngo ako nako umwana wawe kariya nakazi ka mu gitondo titababwira ngo muhumure ija muri interview niwe uza watsinze ndangire mwumva umubiri kukuzumera ndangire nawe ngo suku mbabwiye ngo atosinda noja hehe ko nababwiye ko Imana yanje ari inyembaraga
tutsindanuje nimwumve ku mubiri ariko dufite Imana. Nirirwa ku ishuri niriwe mu masengesho uko turimo twiga rero ko ndasenga ibyo ndango bigisha sinabyumvaga. Ndataha ati nta gisubizo baraduha. Saa 3 z'ijoro arampamagara arambwira ngo akazi barakampaye. Hari Imana izikora ibintu. Hari Imana izikora ibintu. Imana izidukorera ibikomeye. Haleluya. Haleluya. Imana iziturinda. Imana irindira Eliya aho hantu ngo kugeza Imana igaruye ubuzima. Reka mbabwire ikintu kimwe. Imana yarinze Israeli igahaguruka imbere y'abanyagiputa ngo bakagenda bafite ubwoba kugeza ubwo abatubwiriza bashaka kubageraho. Imana ikaza n'umwijima ukawushira hagati ngo bakumva amajwi ariko ntibabona abantu ariko bumvaga amajwi yabo. Imana ikomeza kubarinda. Icyantangaje kuva muri Egiputa kugera muri Israeli bahagenze imyaka 100 ndagira ngo 40 n'ingahe 40 yuzuye. Yes, imyaka 430 niyo bamaze muri Egiputa ariko imyaka y'ubutayu bagenze n'imyaka 40. Muri iyo myaka yose nta soko baremye, imyenda bahagurukanye uko umwana yakuraga yayikuriragamo n'imyenda igakura. Imana izitwambika dore salapali. Imana izikora ibikomeye. Imana ibambikira mu butayu kandi itaremye isoko. Oya, uko bagenda bakura n'imyenda igenda ikurana nabo binjira muri Kanani. Oh, haleluya. Bene data, Imana izaturinda nitwikiranukira. Ni ukuri. Imana izaturinda nitwikiranukira. Ikibazo ni iki ngiki, bandutekereze wibaze. Uvuga ngo muri uru rugendo ndimo ko ndagenda mbanye n'Imana gute. Icyanyuma ndibwira ko nicyo cya gatatu, Imana wizirangiza ikakwiyegereza. Ishoje izo zose izikwiyegereza. Imana yegereje Elisa aturi Dotani. Bibiri iravuga ngo Elisa aturi Dotani. Arangira ngo akazabwira abi Samariya ingabo z'Abasiriya aho zituruka zije kubatera. Muri umfukasha Imana iri mu n'uyu nguyu. Imana inyura muri Elisa iramubwira ngo Abasiriya ko baranyura ahangaha ngo baze kubatera. Ngo abikora si rimwe kandi si kabiri. Ariko i Samariya ngo hakabaho umugabo wari uzi Elisa. Neza Imana ishubahe. Haleluya. Haleluya. Imana iratuzira cyane. N'abapagani baratuzi. Hari umugabo wari uzi umwami w'i Samariya ngo arabaza ariko kubera iki turi mu gupanga umupango w'intambara tugasanga baduteze. Ni ikibazo ngo mwabashiraho kubaka aravuga ati mwami hari ijambo mfite. Aramubwira ati mbambwira. Aramubwira ngo i Samariya hari umugabo umwe uzumenye ibyo twavugiye mu murimo. Mu bwihisho azabimenye azabitahura. Urabaza ngo ese uwo ni? Aramubwira ngo ni Elisa. Elisa yari mu gituza cy'Imana, yari muri rezo y'Imana, yari muri network y'Imana idotanye. Arangije ngo afata abasirikare arababwira ngo mugende muzanire Elisa kandi ngo muzana ari muzima ndamushaka. Ngo baraza bagota inzu ye, ngo niko birivuga ngo mu gitondo umukozi we witwa Gehazi ngo arasohoka bagucagurika. Barebye abona ingabo zagose inzu ngo ndazitwaje n'intwaro. Nawe Elisa araryamye we arimyere ko karababone ibyo barimo. Uwavuga Gehazi w'impumyi we arinze ngo abonesha amaso y'umubiri. Asohotse ngo aragaruka aza yiruka bwira Elisa aramubwira ngo uzabaye hano hari ingabo zitugose turashize turapfuye. Elisa ngo aramwitegereza aramubwira ati cyaguhumura ngo ubone izindi ngabo ziri inyuma yabo zibagose ngo kandi zifite intwaro zakumura. Arangije ngo icyo yakoze aravuga ati akagabo karamfana n'ubwoba kamanze gasenge. Aravuga ngo Mana humura Gehazi. Oh haleluya. Amen. Mana we humura Gehazi. Ndamusenga ngo abantu bahumuke. Paulo yasenga itoro ry'Efeso. Aravuga ngo nicyo gitumiza mbapfukamira igihe cyo ngo kugira ngo amaso yanyu ahwezwe. Amaso yanyu abone. Amaso yanyu abone. Abone imbaraga z'Imana. Abone urukundo rwa Kristo. Arangije kwasengera Gehazi aravuga ngo Mana humura amaso ya Gehazi. Ngo kandi yasekara umuko kama gatangira kuzima. Abone salapaya. Kama gatangira kuzima. Aravuga ati akarabonye nako.
aba yabonye gazanga buziri inyuma. Icyakabiri basenga isengesho rya kabiri. Baravuga ngo Mana we humisha ziriyangana. Ngo zose zamustangira kuranga. Siyo bigeze warazaraze bazatse mugiye. Twari tugiye dutanye gushaka Elisa. Timuramugeraho. Nimunguriki. Agenda afata amaboko umuntu wese afate kundi agenda batondekanye. Ntibari bafite amaso yo kubona. Arabajana ni Samariya. Ahamagara umwami azana ingabo zirabaguza. Arangira asenga isengesho rya kawera kuzamba. Ninjira mu cyumba mburamo bibiri. Ndambura mu gitabo cya Yobu umurongo ibice 42 umurongo wa mbere. Ndavuga ngo uzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Narangije gutya arazukarisha. Uwo munsi kugeza uyu munsi ni muzima. Tukizera ijambo ry'Imana uzotuma uguma kuba umucakara wa dayimoni kandi bakazakukoresha inama kandi ukayemera. Kwa Yesu dufite umutwaro dufite n'ubushobozi iyo twizeye. Imana yavuganye nawe. Imana yashaka kuvugana nawe. Kuraho ibidashimye, kuraho ibituma utabonana n'Imana, kuraho imbogamizi zose. Wumva usigaranye n'Imana yonyine. Wumva usigaranye. Nzabwira abantu ngo kubana n'Imana niyo wogendera mu muhanda hagati n'imodoka yoza agiye kugonga kibiba. Hari umugabo witwa Buregeya yamuhawe ubuhamya. Yavuye Nyagatare mwivuga butumwa n'umugabo twabanaga muri ADP. Ageze ryawega yumva kwijwi rimubwira ngo unama. Yunamye yagiye kunamuka asanga imodoka yose y'ibiranduye wenyine avamo. Nta nahantu yakomeretse, nta nahantu yagize agashaka. Unama vuye ijwi ryo ry'Imana yamubwira ngo unama. Yunama mu ntebe. Yagiye kunamuka asanga abandi bashize. Asohoka ngo wenyine. Dufite Imana ikomeye. Iyo twizeye icyo Imana yatubwiye. No, hallelujah! Imana itubwira dukiranukira Imana, dushake mu maso y'Imana, hazashakishwa Imana izishakwa. Aburahamu kugira ngo Imana imuhamagare ngo yari yabonye Imana, yari yabanje kuyishaka, ngo yagiye ku ruzi rwa Nile ngo arebe amazi uko arimo akayangana. Aravuga ngo birashoboka ko yari yo Mana, ariko nyuma yaho agasanga siyo, ngo avuye yabona urutare runini ngo ararutambagira. Aravuga ngo iyi niyo Mana. Mwakiri kuri urwo rutare yumva ijwi riramubwiye ngo Aburahamu, Aburahamu. Haleluya. Uva mu gihugu cya so, usige so na nyoko, ugende mu gihugu uzakwereka. Hari iyo twashatse Imana iziboneka. Imana iyo twashatse iziboneka. Iyo twagiye gusenga tugashaka tutayibona. Iyo twasomye ijambo ry'Imana, Imana turayibona. Imana izikwiyegereza. Yegereje Enoki umukiranutsi biramutorerera baraganira. Murangirira mubwira ngo perekeza tugende. Baraherekeza bagenda baganira. Bagenda baganira bari kwiterera bije mu ijuru. Nta rupfu rwa Enoki rwabaye. Ngo binjirana mu mugambi w'Imana kubera ko ikiganiro cyaryoshye. Hari Imana yacu, Imana y'imbaraga. Imana izitwiyegereza iyo tudahanda, iyo tutari umwijima. Nta kindi kiza gitandukanya umuntu n'Imana ni icyaha. Icyaha kiza gitandukanya umuntu n'Imana. Icyaha kiza gitandukanye umuntu n'Imana. Iyo wagize ikigirwamana mu mutima wawe, Imana izutandukana nayo, ukaba mu gihugu cy'ubutayu, ukaba mu gihugu cy'umwijima, ukaba mu gihugu cy'amarangamutima, ukaba mu gihugu kitagira ihumure, ukaba mu gihugu cy'iterabwoba. Abadayimoni bakakugira agatebo, Satani akakuyogerezaho ibire kubera yuko warayikinguriye. Warayikinguriye. Imana izikwiyegereza. Icyakane ikaguha ibyiringiro. Ikaguha ibyiringiro. Ukasigara ubona ahangaha si iwanyu, ari ikindi gihugu uzajamo. Haleluya. Haleluya. Mbese uko mubona bizamera bite, Yesu mwami natwakira hamwe n'abamarayika bera uradukumuye. Tuzishima cyane kandi tunezerewe, isezerano risohorera kuko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami.
imbere umucuranzi wa hano ni wo Kigali ni wo w'Icambuka nta bacuranzi bazaba mu nyigo iyo arangije gucuranga ari igihe bene data icyanyuma ngo Imana izibyiringira Imana izigira Imana izibyiringira twumva hano siho twumva duhagarariye igihugu cyo mu ijuru. Haleluya amen. Yobu yavuze neza ibintu byose bimaze gucika umugore baramwitondera aramubwira ngo ariko uracyakomeje kwizera Imana uracyakomeje kwizera Imana ubu buzima uracyabukomeje wayitutse nawe wamara ukipfira amusubiza ijambo aramubwira ngo uvuze nk'umwe wo mu bapfapfa mu kuboko kw'Imana ukwakira ibyiza ibibi bizaza ngo zituzakira benega hari igihe ibibi biza biza ariko iyo wakijijwe Imana iguhindurira amateka ukabibona nk'ibyiza mu gihe abandi bifashe ku mata tukavuga ngo ibi nabyo bizashira. Hari umwami wagiraga ikibazo arangije ngo ahamagara abagaragu be arababwira ati nishimye cyane biza bindenga kandi nababara cyane bikandenga hari uwombonera umuti arabwira ngo iyo ni devoir cyangwa uwo ni umurimo mbahaye mugende mushakisha igisubizo ngo mwaragenda mukorera urupeta arandika ngo ibi nabyo bizashira ngo yishima cyane ngo yarureba hakumva arababaye ibyishimo bikagabanuka yababara cyane yarureba hakumva kandi arishima akavuga ngo nibi nabyo bizashira ubuzima turimo buzarangira tuzinjira mu bundi buzima ariko hahirwa watunganyije inzira ziwe. Yo baravuga ngo ibyiringiro zanjye mfite ngo nzabimanukana ngo ningere kuzimu biryamaneyo ngo nindangiza umunsi wo kuzuka ngo bizuka. Ibyishimo ni intebe yo ibyiringiro ni intebe yo kwizera. Iyo watambuka iyo wizeye cyane ugera ahantu hamwe ugera ahantu utoba ukinyeganyezwa n'ikije cyose ukicara ugatuza. Niho hahandi bagereranya ibyiringiro na cya kindi gisika ubwato ngo iyo umuhengeri wabaye kiza kimanura cya cyuma cyashika kikishingare mu mucanga ubwato bukagenda bukajiyo buja umuyaga ukabukubita bukagaruka bukaguma kuzerera hahandi ariko ntigishobora kuva hajya kiri. Niko n'ibyiringiro bibe bimeze nubwo ibyago bizaba biriho nubwo intambara zaba ziriho kandi tukiri muri ino mwisi muri iyi si ntibizabura ariko ibyiringiro byacu bimeze gute? Twizera Imana koko twizera ngo niko kwatumye Aburahamu ngo atabasha kubaka inzu ikomeye aravuga ngo reka nyireke nakanya gato mbaye hano nzajya kuba mu murwa Imana yubatse. Kwizera niko kwatumye Mose yahakanye kuba umwana w'umukobwa wa Farawo kujya kugiza ibwami aravuga ngo ndemera kubabazanwa n'ubwoko bw'Imana ngo kuko yarangizaga amaso yari yahumutse abona ko kubabazanwa nabo biruta kuba umwana w'umwami kugiza ibwami. Bene data ibiryoshe ni ibihe muri iyi si n'iby'igihe kingana gute? Reka mbabwire ngo iyo twamenye Imana iyo twakoreye Imana iyo twakurikiye Imana ikimana izidukorera izindi byiringiro byo kurangiza ejo hazaza tuzatubona ko biriho none n'iby'akanya gato tukabisuzugura tukabirenza amaso twarangiza tugakomerera mu kindi gihugu kitabasha kuboneka. Imana idufashe Imana ituganze. Reka mbabwire iki ngiki bene data nimugaruke iyi si ni yakanya gato iyi si ni yakanya gato ubuzima turimo ni ubw'akanya gato ariko mu bukorere nk'abazaranga n'uko ndiga nabibabwiye nawe ugenda ukore n'andi makuru nta kibazo kirimo ariko muri izo zose dukomeze gukiranukira Imana tubimenye ko mu gihe gito tuzaje mu bwami bw'Imana. Haleluya mu gihe gito tuzaje mu bwami bw'Imana. Mu gihe gito niba umutima wawe wemeranya nawe niba umutima wawe wemeranya nawe niba koko uri umukristo niba uzi ukora utarimo wijijisha kuko ntawe wajijisha niba utarimo wijijisha uri umukristo akanya gato abana b'Imana tuzaguruka twigendere. Oh haleluya tuzava muri iyi si mwabaro isi yuzuye gupfusha isi yuzuye inzara isi yuzuye ibibazo bitari bimwe isi yuzuye intambara tuzaza mu gihugu cy'amahoro imitima yacu ituze. Oh haleluya imitima yacu ituze tubane n'Imana ubuziraherezo.
pole nyamaje tuzabana n'Imana ubuziraherezo. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha, maze twishime hejuru y'umwanzi wacu witwa urupfu na Satani. Bene data, icyo gihe kiri hafi, tuzaja mu ijuru. Iri jambo murizirikana, niturizirikana duhabwe ibindi byiringiro bitandukanye n'ibyo turimo. Kiranukira Imana, tube bugufi n'Imana. Imana iradushaka, irashaka kudukoresha. Bibiliya yatubwiye ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro, ariko muri uko kunkorera nankurikire nyuma yaho data azamuha icyubahiro. Petero yabajije Yesu, aramubaza ngo twebwe twasize byose twagukurikira tuzahabwa iki? Aravuga ngo wowe wasize mushiki wawe, wasize murumuna wawe cyangwa mukuru wawe, wowe wasize ababyeyi bawe, wowe wasize isambu yawe, wowe wasize ibyari bigufitiye umumaro ukankurikira, mu gihe kimwe nzaguha ubugingo. Ariko muri icyo gihe kandi muzicara ku ntebe mucire inzu za Isirayeli 12 muzicire imanza, muzaba mwabaye abacamanza, muzaba mwabaye abatambyi mu bwami bw'ijuru. Bene data, iyi si imigani, iyi ni Bibiliya idashobora kubesha. Naje kukubwira ngo kanguka vuba uve mu zurimo, wongere ukanguke, wongere usenge, wongere usome ijambo ry'Imana, wongere ugarure ibyiringiro, wumve ko hari Imana yacu iracyari yayo, ntizihinduka. Igihinduka n'abantu. Warahindutse kugira ngo n'Imana yahindutse. Ibyo wakoraga ndi ukibikora ukagira ngo n'Imana yahindutse. Wasomaga Bibiliya ubu ngubu uyifungutse umukungugu ari ukugiye mu rusengero. Wasengaga Imana, wagiraga ahantu wahuriraga n'Imana, ariko ntugihura nayo. Ariko uyu munsi naje kukubwira ngo kanguka uve mu bitotsi urimo. Yesu aragushaka, Imana yashaka kugukoresha, Imana yashaka kukugirira neza, Imana yashaka kuguhindurira amateka, Imana irashaka ubuzima bwawe nubwo agaciro. Erega nubwo agaciro, wowe nubwo utabizi, ubuzima bwawe nubwo agaciro, imibereho yawe ni agaciro. Imana ntishaka kubaho nabi, nibyo wizanira, nibyo washatse ibisubizaho bitari, warazanye urikorera. Yesu aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Pole sana kilima, pole ya ngoromaje, ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu ngo kuko kungorera kutaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye, umutwaro w'Imana. Gukorera Imana ntibiremereye, gukorera Imana ni byiza. Mureke dukorera Imana mu gihe dusigaranye ku isi, tukizaza umusaruro. Hari ibindi Imana izatubaza imyanya yacu twayikoresheje, tubaza ubuzima bwacu twabukoresha, kubaza ubwenge bwawe icyo wabumajije. Guhitamo kwawe n'uburenganzira bwawe, n'uhitamo ikibi n'uburenganzira bwawe. Ntabwo zigera ubona Imana ize kugutangira, izakureka n'icyo wahisemo kubera yuko ubwenge ufite. Ikindi izatubaza n'ubutunzi bwacu icyo twabukoresheje. Bene data, reka mbabwire ngo iyo twakiranukiye Imana, iyo twakoreye Imana izitumenyesha icyiza n'ikibi, tukareka ikibi tugakora icyiza. Icya kabiri, iyo twakoreye iyo twakurikiye Imana iziturinda, ikaturinda nijoro, ikaturinda ku manywa, ikaturinda ibihe byose, ikaturinda mu bihe tudatekereza, ariko ikaturinda. Icya gatatu, ikakwiyegereza ukaba hafi nayo, ukaba umujyanama wayo. Birevuga ngo ntacyo nzakora ntabwimukiranutsi wanyu. Wararotaga, warasenga gukerekwa, wavuganaga n'Imana, ugize ngo n'Imana itakivuga, niwe wagize ikibazo. Urahige gutandukanya nayo, kuraho amarangamutima yashize imbere y'Imana, ureka Imana ibe yonyine nawe, mukorane nayo. Icya kane, iziguha ibyiringiro, ugasuzugura ibiriho ukabirenga. Ibigaragazo n'intambara, ibibazo bitari bimwe ugasigara bibona nk'ibisanzwe, kubera yuko hari ubundi buzima burimo, hari izindi mbaraga wakiriye, hari ubundi bushobozi buri muri wewe. Ntakiri wewe, hariho Imana muri wewe, hari imbaraga muri wewe. Hari imbaraga muri wewe, hari igitereko muri wewe. Reka mbabwire ikintu narabonye kuri YouTube nijoro, umuvuga butumwa bwawe, Imana izirindi kukurimo. Iyo uri ubutunzi bw'Imana, iyo ubutunzi bubitse muri wewe, Imana izigushiraho iki? Uburinzi. Umuntu bazamugira minisitiri ubwo aba escort bagahita bahagarara iruhande rwe, byajambo gusaba guvuze.
bagatangira kumwisikotinga waza umureba ari umuntu mwiganye mwabanye ugasigara umurebera iriya ukaza usigara umurebera kure ukaza umwana se wa wundi kubera ijambo bamuvuzeho umunsi bavuze ngo nta kirimeye mukaremana isoko mwese muri ku maguru kandi ukazibona ni umuntu usanzwe ko muragenda muvugana iki kurimo nicyo kirindwa ijambo Imana yakuvuzeho ijambo riri muri wewe ubutunzi yabikiye muri wewe nibwizirinda wowe ubwawe mwana runaka yakurinda urinde ukiri iwanyu ukiri mu muryango w'iwanyu yakurinda niki kibitsa muri wewe ariko ubutunzi bw'Imana iyo mwamaze kuza muri wewe Imana izahaguruka ikaza kurinda ubwo butunzi ikavuga ngo uyu ni umugabo w'inkenerwa uyu ni umugore w'ingirakamaro ikarinda ubwo butunzi kugira ngo budahungabana one sabode ya ngoromaje nimumara kwinjiza Imana muri mwebwe hari uburinzi buri kuri mwebwe hari uburinzi buri kuri wewe Imana izakwiyegereza izakubera inshuti umuntu nakorera data azamuhisha shoreje kuri iki kintu mukobwa umwe Butare tugiye gusoreza hariya Huye hirya y'umusozi wa Huye yanyuze hariya muri Butare u Rwanda rwari rwifatwa noneho kandi urukuho arangije ngo abona abantu basengeye hanze mu zuba ryinshi ukeye hanyuze ngo abona kandi mu mvura nyinshi batoye intebe bagiye mu nzu bahunze imvura umukobwa yari afite inzu hariya mu mujyi wa Butare ukeye arabwira pasiteri aramubwira ati iyi nzu ni yanje muyikuremo izumba zose Imana mugire urusengero ndayibahaye Imana mwijuru ataho icyo kasi no cihanganira haleluya haleluya hari muri amasengesho neza ngo wanyu ninjira ubutaye agiye gusenga nawe uzinjire gukorera Imana umuntu wakoreye Imana n'uwasenze Imana bombe Imana